ubundi abantu buriya rero urumva Steve bikwereka ko mu mutwe nta kintu kiba kirimo urumva ajya gushaka nta kintu cyari kiri mu mutwe ageze mu rugo nta kintu kiri mu mutwe urumva bakamubwira bati cana kamera mu mutwe baramuyobora nk'inka bati noneho ibintu umuriro watse siba urumva agasiba urabona gana hehe arangije ngo ajya kuri Twitter ejo bundi ngo gafaranga ngo arabakumbuye ninde wakubwiye ko twe tumukumbuye dukumbura inkozi ikubita umugore nyakubahwa leta y'u Rwanda ngo mwaciye inkoni ibintu byo kudakubita ntago byemewe mugomba twebwe kudushakira aba bagabo biharaje gukubita imitwe abagore hari uwo nabonye ejo bundi witwa Songa Isayi muramuzi ni umukinnyi w'umupira akina kuri nomero 9 yamenyereye gukubita imitwe umupira ejo bundi ngo yafashe umugore we amukubita umutwe nimba yaramwitiranyije na baro ariko gafaranga nawe avuga ati sha ati none nujuzana n'imiteto nawe nzaguta ngo none so yarataye ntabwo ari umugore aneti muraba yemwe mwabakobwa umuntu arata umugore we aze kugushaka uwataye n'umuki ariko ndongera guhamagara leta y'u Rwanda bidushyirireho itegeko ryiza cyane kuko umugabo wese uzajya ukubita umugore tuzajya tumurambika mu mudugudu tukamushishaguza tukamunyafura tukamukubita akabuno tukagatusa nta mugabo wo gukubita umugore nk'urubyiruko mwongere mwigirire icyizere shaka uwo mungana uzafata agatoki ku kandi uwo muzagendana mu muhanda ntumere nk'uwo mugabo wijijisha akamubwira ngo bugenda ngo kugira ngo batagendana ibaze kuba umugore wawe muri kugendana abantu bakakubaza ngo se ni mama wawe kandi ari umugore wawe ibaze wa mukobwa we uri kugendana n'uwo musaza washatse bakakubaza ngo se ni papa wawe ngo uyu ni papa wawe dufite ingero z'abantu bari bagiye gupfa bishwe n'ubukene ariko uyu munsi bakaba ari abakire ibaze rero wiyahuye ugiye gushaka umusaza w'imyaka 50 ufite udusore mungana twa 20 ukatucomoka ukanyaruka utingewe ibyo sinabikozwa bikanishakira umusaza reka rero mbabwira ku bintu bijyanye n'amafaranga rubyiruko kandi n'ababyeyi naburi kubareba ugasanga nguriya ngo wimushaka ngo ni umukene babyeyi ingo muri kurohamwe abana mubashakira ngo bakize ngo n'abameze gute ngo n'abaje bariya abana bigiki umwanya munini bari ku mbuga nkoranyambaga umwanya munini bari mu bidafite umumaro umwanya munini bari noneho bakagera ubwo banywa ibiyobyabwenge kuko ndatekereza nta muntu muzima wakwisambanyisha icupa urumva ari muzima hari ahantu haba harimo bya mugo haba harimo ibimogi haba harimo bya kanyanga by'amoko yose urabona haje bya kanyanga ngo ningwe haje ibintu bishaririye cyane abantu bagotomera akumva icyamufasha n'icupa hafi aho ngaho urabona inzego zindi z'ubutegetsi ziba zirimo kudushakira ibitugirira umumaro none we minisitiri w'iterambere n'umuryango ko urangaye kuri kurangara rwose ukaba abana bari gupfa abana nta cyizere bifitiye abana bakaba bari kuvuga abasore ngo bashaka abadiyasipora b'abakecuru ngo bashaka abagore ngo b'abapfakazi ngo bashake abakecuru abakobwa nabo bari gushaka abasaza kandi izo ngo minisitiri urumva zamara akanya nta kanya zimara uruhare rwacu nk'ababyeyi n'uruye ariko se abo babyeyi bo nabaye reka nanone twongere tubagarukemo ababyeyi bari munsi y'imyaka 40 buriya ku kigero kinini muze gucunga mu barebe nabo urabareba ugasanga ntibashoboka umubyeyi w'imyaka 40 nawe w'umugabo yambaye pocket none se turagira ngo umwana we yambara ati umubyeyi w'imyaka 40 nta burere nabo bafite nigeze mvuga se nawe mugabo reka tuganire mugabo umugore wawe asohotse yambaye impenure uramuretse aratambutse rwose aragiye ariko ye none
abagabo nabo rwose muri iyi minsi mbona nta kigenda. Minisitiri sinzi nimba ariko babyita minisitiri w'iterambere n'umuryango, manuka nibiba ngombwa usabe umubyeyi mukuru w'igihugu akongerere bije, ugende wigishe, umanura abantu bigishe, kuko mu rubyiruko harimo ikibazo cyo kutigirira icyizere. Ubu nanjye ndimo ndatanga umusaza, hakwiriye kongera kwigishwa urubyiruko kwigirira icyizere, bakumva ko ari rwo Rwanda rw'ejo, ko ari rwo ruzakora ibikomeye, ko ari rwo ruzakora ibidasanzwe. Naho ubundi nimba minisitiri w'iterambere n'umuryango nimba utigishije nta hantu uri kuganisha igihugu. Sohoka muri minisiteri, uva mu biro. Amahoro y'Imana nyagasani abantu namwe mwese uko mukomeza kudutega amatwi ibice byose by'isi muherereyemo. Ni muri wa mwanya rero tugenda tubaganiriza, tuganira uko bwije n'uko bukeye, ubuzima bwose tugenda tubuganira. Uyu munsi mwakwibaza ngo twaganira kuki? Ndagira ngo tuganire ku rubyiruko, tuganire ku kibazo cy'urubyiruko kiri hanze aha, tuganire ku kibazo cy'imiryango. Ni ukuvuga ngo mu myaka ya kera habagaho ko abantu bigiriraga icyizere, bakumva muri bo harimo imbaraga, bakumva bazahinga, bazorora, bakumva bazakora ibikorwa bikomeye. Ariko uyu munsi sinzi ikibazo cyavutse, kuko urubyiruko ruri kwitakariza icyizere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uri kureba ugasanga urubyiruko rwagiye rwitakariza icyizere. Uyu mwanya abantu benshi baribaza bati se ko ingo zikomeza gusenyuka, ingo zaba zisenyuka gute, zaba zisenywa n'iki? Ibintu byose biva mu ntangiriro. Ubundi baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, nta muntu ushobora kugorora igiti gikuze. Abanyarwanda baca umugani baravuze ngo umwana apfa mu iterura. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bafite inshingano, n'igihugu gifite inshingano zo kwigisha, zo kurera, zo guhugura, ariko ababyeyi nabo urareba ugasanga ababyeyi se wapi? Umubyeyi ari kureka umwana agasohoka yambaye impenure afite imyaka 12, 13. Aba babyeyi bo nyamuneka bo ni bwoko ki? Aba babyeyi bo noneho turabita iki? Aba babyeyi turabavuga ngo iki? Aba babyeyi namwe ko inshingano zo kurera mbona zibananiye. Ariko rero sinzi nimba ari imikurire, sinzi. Ubwo rero ababyeyi muri ho namwe nimba ari ubwomanzi abantu bari gushaka batari bagera igihe cyo gushaka, simbizi. Nabo babyaye nabo ukabona bameze nk'uturaya, abantu nabo abandi bakaba barashatse bameze nk'indaya. Ukabona umwana w'imyaka 13 yarikwega, ukabona yigize nk'uwa 40 cyangwa nk'umuntu w'imyaka 20 kandi ari ikibondo. Ubwo rero urubyiruko, reka duhere ku rubyiruko. Urubyiruko rwamaje kwitakariza icyizere kugera ku kigero umwana w'umukobwa atibonamo imbaraga, atibonamo ko yakwiteza imbere, atiyumvamo ibyiringiro, ibyiringiro ntabibone mu bo bangana. Umwana w'imyaka 20 w'umukobwa ntagishaka umusore bari mu kigero kimwe. Ni ibibazo. Ejo bundi ndabaha urugero, hari umwana w'umukobwa wari ari mu kigero kingana n'abasore, yari mu kigero cy'imyaka nka 23, ariko yirebera umusaza ufite nk'imyaka nka 55, aramushaka. Amaze kumushaka aragenda ariyoberanya, amaze kwiyoberanya ubu imitungo yose yarasahuye, yigiriye mu bihugu bya kure. Namwe mwabasaza mwe urajya gushaka kana ubyaye ngo nuko nguri umusore, urabona uwo mukobwa uzamushobora? Mu by'ukuri iyo nkumi uzanye mu rugo, iyo nkumi dore urumva ubusaza burakugarije, izabusaza zaragufashe imyaka 40. Reka data ibyawe ni ukubara amafaranga. Iyo nkumi ubundi reka duceceke. Ariko nyaboneka rubanda rw'umwana, rubyiruko
murasabwa kongera kwigirira icyizere. Ejo bundi mwagiye kubona mubona uriya mukobwa w'umuririmbyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Nyagasani. Namwe nimumbwire nimba ibintu byarateye no mu nzu y'Imana, bo mu nzu y'Imana bagasenga ariko bishakira abasaza. Umwana w'umukobwa ukiri mutoya ari mu masengesho, ari kuririmba, ari mu mwuka, ariko akavuga ati muri Burkina Faso nta musaza waba uriyo, mu bihugu muze mu Rwanda nta basaza bahari, none reka ashaka n'umunyamahanga wari umukristo ashaka umusaza. Ibyo bivuze iki? Ibyo biravuze ngo ni ugutakaza ubuzima, ni ugutakaza kwigirira icyizere, ni ugutakaza urubyiruko mwitakaza icyizere ngo mwiyahure. Erega gushaka umuntu ukubyaye ni ukwiyahura, nta munezero wamukuraho. Umunezero uri mu bo mungana, ibyishimo biri mu bo mungana. Hari umugabo umwe w'inshuti yanjye yagize ibyago nawe ashaka umugore umuruta, kuko yari akennye. Amajije gukira bajya gusenga, akayijijishiriza mu nzu ngo hari ibintu akirimo, akabwira umugore ngo bugenda ngo ndaje, kugira ngo kubera iki? Afite igikomere gikomeye. Iyo bagendana abandi bantu batamuzi baramubaza ngo mbese uriya ni mama wawe? Ibaze kuba umugore wawe muri kugendana abantu bakakubaza ngo se ni mama wawe kandi ari umugore wawe. Ibaze wa mukobwa we uri kugendana n'uwo musaza washatse bakakubaza ngo se ni papa wawe, ngo uyu ni papa wawe kandi hari umugabo wawe. Rero mwikwitakariza icyizere, nimwongere mwirememo imbaraga, nimwongere mwirememo ko ibintu bishoboka, mwiyumvemo ko ibintu byanyu bishoboka. Ubu dufite ikibazo cy'abasore, umusore muri kuganira akakubwira ati ndakwinginze nshakira ikigore gifite amafaranga, nshakira umudiyasipora, utise jabaye ko baba bakuze, ati nashaka aba ari umukecuru. Ukumva umusore yatakaje icyizere cyo kubaho. Kandi uyu munsi birashoboka ko ibintu byaba byanze ariko ejo bikamera neza rwose. Uyu munsi ibintu byaba byanze, uyu munsi ibintu byaba bitari gukunda, uyu munsi ibintu byaba bitari gushoboka, ariko ibyo byose bitari gushoboka ntibivuga yuko bitazashoboka. Ibyo ubona bitari gukunda uyu munsi ntibivuga ko bitazakunda. Ibyo ubona bitemera ntibivuze ko bitemera. Dufite ingero z'abantu bari bakennye, dufite ingero z'abantu bari bamerewe nabi, dufite ingero z'abantu bari bagiye gupfa bishwe n'ubukene, ariko uyu munsi bakaba ari abakire. Ibaze rero wiyahuye ugiye gushaka umusaza w'imyaka 50, ufite udusore mungana twa 20, ukatucomoka ukanyaruka, utingewe ibyo sinabikozwa, reka nishakira umusaza. Reka rero mbabwira ku bintu bijyanye n'amafaranga, rubyiruko mutari mwatunga amafaranga. Amafaranga ni ukuvuga ngo burya abayafite aba yumva ari ibintu bisanzwe, utayafite akumva ni ibintu bidasanzwe. Reka mbaho urugero, wenda ndabaha urugero ku tuntu duto. Uzacunga iyo wambaye umwenda mushyashya wumva ari ibintu bidasanzwe, ariko uko uwumenyera wumva ari ibintu bisanzwe. Utugura telefone nziza ukumva ntibisanzwe, wayimenyera ukumva birasanzwe. Niyo mpamvu rero n'ibyo ubona by'ubukene, uramutse ugeze ahari amafaranga ukayamaramo igihe ukayarya, ubona kuyagira ari ibintu bisanzwe, sibyo? Noneho bwa buzima budasanzwe ugahita ahubwo wumva wishakira abantu mungana, ukumva wishakira abantu burungano. None inshuti yanjye, muvandimwe, mushiki wanjye, uriyahura ku musaza, uriyahura ku mukecuru, uraganaye. Muri wowe n'uwo mwakundana mungana harimo imbaraga, harimo ubushobozi, harimo ubutware, harimo urukundo. Mwakundana, mwakunga ubumwe, mwakora, mwarya duke, ejo haboneka byinshi, ejo haboneka byinshi. Kandi n'ababyeyi nabo uri kubareba ugasanga ngo uriya ngo wimushaka ngo ni umukene. Babyeyi, ingo muri kurohamwe abana mubashakira ngo abakize, ngo n'abameze gute, ngo n'abaye. Mureke urukundo rwogere, mureke urukundo ruganze. Nk'uriya mwana Vestina ushatse uriya musaza,
nibwo akirangiza segonderi ako kamwana. Wakwibaza ngo uyu mwana ko yari ari kwiga segonderi yagize ubushobozi bungana iki bwo guhita amenyana n'uriya musaza ukuze umuruta igihugu twamubonaga ejo hazaza twamubonaga. Rero hari ibintu umuntu ashobora kuvuga akabivuga atari uguhanura, akabivuga arebesheje amaso, kuko burya ijisho rya mukuru rishobora kureba ibiriho rikareba n'ibizaza atari ukwerwa. Nk'ubu ngubu ibintu abantu murabizi, mwibuke Saga yabaye Gafaranga ajya gushaka Annette Murava, muri byibuka abantu bamwe batamushatse ate bati ntiruzamara kabiri. Burya impamvu n'uyu munsi bari muri RIB batikagurana n'ikiganiro mwabonye ko icyo yari yakoze yahise agisiba, ngo nta bibazo bafitanye, ngo ntaki. Abonye umuriro bawakije, abonye bamuroshya w'amabombe, abonye bamuroshyeho umuriro, ikiganiro ajya muri telefone cyangwa muri mashini aragisiba. Ubundi abantu buriya rero urumva Steve, bikwereka ko mu mutwe nta kintu kiba kirimo. Urumva ajya gushaka nta kintu cyari kiri mu mutwe, ageze mu rugo nta kintu kiri mu mutwe. Urumva bakamubwira bati cana kamera mu mutwe, baramuyobora nk'inka, bati noneho ibintu umuriro watse siba. Urumva agasiba, urabona agana hehe. Arangije ngo ajya kuri Twitter ejo bundi ngo Gafaranga ngo arabakumbuye. Ninde wakubwiye ko twe tumukumbuye? Dukumbura inkozi ikubita umugore. Ninde aradukumbura se twebwe turamukumbuye? Harazana ibitabo apfa aho ngaho ngo Gafaranga ngo arabakumbuye. Yakumbuye wowe? Yakumbura wowe? Urumva akaza akagusaba imbabazi, mugasaba imbabazi Abanyarwanda, aradukumbura twari twamubabarira ibyaha bye. Ubundi umugabo uwo ari we wese ukubita umugore bakwiriye kumushakira imihini. Urumva? Ariko Gafaranga nawe avuga ati sha ati noneho nujya uzana n'imiteto nawe nzaguta. Ngo none se uwo yari ataye ntabwo ari umugore Annette Murava? Yemwe mwabakobwa, umuntu arata umugore we aze kugushaka, uwataye ni umuki, uwataye ni umuki. Nyakubahwa leta y'u Rwanda ngo mwaciye inkoni, ibintu byo kudakubita ntabwo byemewe. Mugomba twebwe kudushakira aba bagabo biharaje gukubita imitwe abagore. Hari uwo nabonye ejo bundi witwa Songa Isayi, muramuzi, ni umukinnyi w'umupira akina kuri nomero 9, yamenyereye gukubita imitwe umupira. Ejo bundi ngo yafashe umugore we amukubita umutwe, nimba yaramwitiranyije na baro, nimba yaramwitiranyije n'iki, amukubita ngo umutwe arabandagara. Ariko ibyo nanone mbibahugure, wajyaga gushaka uriya mukinnyi wabonaga koko bihura. Aba bantu bibera muri ambiyanse, uzare umuntu murahurira mu kabari mwese muri mu birori, ntabwo bizavamo. Abantu bo muri iyi minsi ijisho, nari mvuze ngo ijisho ry'umuntu mukuru riba ryarebye, ijisho ry'umuntu mukuru riba ryitegereje, ijisho ry'umuntu mukuru ntacyo riba ritabonye, ijisho ry'umuntu mukuru riba ryabyitegereje byose uko bingana. Niyo mpamvu abantu baravugaga bati Annette Murava, uwo musaza ushatse, uwo muntu ukuruta, uwo muntu wiwe ko yari afite umugore, uwo Annette Murava avunira ibiti mu matwi. Ati njyewe ibyo ntibindeba, ndajya kuba mu etaje, ndigira kwibera mu etaje, njye ngenda muri iriya modoka nirira amafaranga. Rubyiruko rero mwongere mwigirire icyizere, ariko ndongera guhamagara leta y'u Rwanda bidushyirireho itegeko ryiza cyane, kuko umugabo wese uzajya ukubita umugore tuzajya tumurambika mu mudugudu, tukamushishaguza, tukamunyafura, tukamukubita akabuno tukagatusa. Nta mugabo wo gukubita umugore rwose, hoya. Na leta ntigikubita. Noneho wa mugabo we isongezanye urakubita umutwe, uriya mugore uramwitiranya na baro, wari wamwitiranyije na santere, bari bateye ngo utsinde igitego. Baba we, noneho rero ngo wumve Songa. Ariko mwokagira Imana, ibi bintu rubyiruko
mwongere mwigirire icyizere, shaka uwo mungana uzafata agatoki ku kandi, uwo muzagendana mu muhanda, ntumere nk'uwo mugabo wijijisha akamubwira ngo bugenda ngo kugira ngo batagendana. Nawe nyumvira gushaka umuntu ariko ufite ubwoba ko muzagendana, ufite ubwoba baravuga ko ari mama wanjye, ufite ubwoba baravuga ko ari umukecuru, ugendana ubwoba. Twongere twiyumanganye, noneho niturangiza mumenye yuko ibyiza birashoboka. Iby'Imana yageneye abakundana birahari, iby'Imana yageneye umuryango birahari, iby'Imana abantu iyo bakundana Imana ibaha ubuzima, abantu iyo bakundana Imana ibaha kubaho, abantu iyo bakundana Imana irabatabara, abantu iyo bakundana ahari urukundo. Umuririmbyi wo muri Kiliziya yararirimbye aravuga ati ahari urukundo n'umubano Imana irahari. Rero nari maze n'iminsi ndimo gutekereza nganira n'abantu bagiye batandukanye, mvuga nti ariko leta yacu y'igihugu ikwiriye kongera kwigisha. Urabona leta mu bihe byashize yarigishije, yigisha ikintu cyitwa ndi umunyarwanda. Urabona leta iri kwigisha ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda ni ikintu cyabyaye umusaruro, abantu biyumvaga nkaho bamwe atari abanyarwanda, bakiyumva ukundi kuntu, bakiyumva mu moko, bakiyumva mu bundi buzima. Ariko leta irongera irahaguruka, ihagurutsa ikintu cyitwa ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda arigishwa, ndi umunyarwanda ahabwa agaciro, ndi umunyarwanda irigishwa igihugu cyose, buri muntu wese yumva yuko ari umunyarwanda. Njyewe rero ubu uyu mwanya ndahamagara minisitiri w'iterambere n'umuryango, minisitiri sinzi nimba ariko babyita, minisitiri w'iterambere n'umuryango, manuka nibiba ngombwa usabe umubyeyi mukuru w'igihugu akongerere bije, ugende wigishe, umanura abantu bigishe, kuko mu rubyiruko harimo ikibazo cyo kutigirira icyizere. Ubu nanjye ndimo ndatanga umusaza, hakwiriye kongera kwigishwa urubyiruko kwigirira icyizere, bakumva ko ari rwo Rwanda rw'ejo, ko ari rwo ruzakora ibikomeye, ko ari rwo ruzakora ibidasanzwe. Naho ubundi nimba minisitiri w'iterambere n'umuryango nimba utigishije, nta hantu uri kuganisha igihugu. Sohoka muri minisiteri, uva mu biro, n'abo ngabo mukorana, mumanuka mujye mu baturage, mwongere mwigishe, kuko umuryango urimo urapfapfana, umuryango urimo urangirika. Urebe noneho ko n'abari abana bari gufata bakisambanyisha amacupa, biriya ni ukuvuga ngo ntago imyigishirize n'imiti, uburere mboneragihugu, gukunda igihugu, kwiremamo ubuzima, kwifata. Naho ubundi bari abana turabafata, tubahuragura, tubakubite, tubatuka ku mbuga nkoranyambaga, mwamashyano mwe mwaranani, ariko bigishijwe nande? Bariya abana bigiki umwanya munini bari ku mbuga nkoranyambaga, umwanya munini bari mu bidafite umumaro, umwanya munini bari noneho bakagira ubwoba nk'ibiyobyabwenge. Kuko ndatekereza nta muntu muzima wakwisambanyisha icupa urumva ari muzima. Hari ahantu haba harimo bya mugo, haba harimo ibimogi, haba harimo bya kanyanga by'amoko yose. Urabona haje bya kanyanga ngo ni ingwe, haje ibintu bishaririye cyane, abantu bagotomera, akumva icyamufasha ni icupa hafi aho ngaho. Rero minisitiri w'iterambere n'umuryango, turagusaba kuva mu biro, mugasohoka mukajya mugashaka n'abantu bazi kuvuga, barahari, mukabwira bari abamama mugwiza, mukabwira bariya abagore bafite imbaraga mu kuvuga, bakongera tukigisha bundi bushyashya. Uko tujya duhamagara abahanzi bakaririmba mu gihe runaka, niko dukwiriye kongera tukigisha. Murekure bije, ingengo y'imari, kuko igihugu ndabona nta hantu kiri kwerekeza mu mboni zanjye. Kandi urabona inzego zindi z'ubutegetsi ziba zirimo kudushakira ibitugirira umumaro. None we minisitiri w'iterambere n'umuryango ko urangaye,
kuri kurangara rwose ukaba abana bari gupfa abana nta cyizere bifitiye abana bakaba bari kuvuga abasore ngo bashaka abadiyasipora b'abakecuru ngo bashaka abagore ngo b'abapfakazi ngo bashake abakecuru abakobwa nabo bari gushaka abasaza kandi izo ngo minisitiri urumva zamara akanya nta kanya zimara rero nibyo perezida wa repubulika umubyeyi mukuru w'igihugu akomeza kwigisha abayobozi ababwira ati ariko ko muhora mu biro ko musohoka ryara abandi bati twari kuri terese ukibaza ni rwose nyamunani mukorera igihugu mukunda igihugu kubera yuko rwose ibintu byadogereye ibintu ntabwo bisa neza aha minisitiri reka tube tumusimbutse n'urubyiruko turusimbuke none uruhare rwacu nk'ababyeyi n'uruye ariko se abo babyeyi bo nabaye reka nanone twongere tubagarukemo ababyeyi bari munsi y'imyaka 40 uriya ku kigero kinini muze gucunga mu barebe nabo urabareba ugasanga ntibashoboka umubyeyi w'imyaka 40 nawe w'umugabo yambaye pocket none se turagira ngo umwana we yambara ati umubyeyi w'imyaka 40 nta burere nabo bafite aragenda akenyeye agatenge yambaye mini yagera mu nzira agakuraho agatenge agashyira mu gakapu akambara mini kugira ngo abo muri karitsiye bataba bamubonye babyeyi ni mwihangane rwose nta burere turi gutanga rwose turi gutanga uburere bwa nta kigenda uburere budafatika abana bacu nta cyerekezo cyo kuba cy'ejo hazaza bafite nigeze mvuga se nawe mugabo reka tuganire mugabo umugore wawe asohotse yambaye impenure uramuretse aratambutse rwose aragiye ariko ye none abagabo nabo rwose muri iyi minsi mbona nta kigenda none mugabo ndaguhamagara ndakubaza umugore wawe asohoka yambaye impenure ukamureka akagenda akidegera ngo nta soni koko mubwire ati garuka mu rugo ambara neza nk'umubyeyi ambara neza nk'umunyarwandakazi kandi ubwo muraje muvuga ngo ibindi n'ibindi nta bindi mukwiriye kuvuga murebe iyo habaye ceremony habaye nk'ibirori turi kwakira abanyamahanga cyangwa se hari ibirori byabaye birimo perezida birimo abaminisitiri bino birori bya FPR reka mbabazi mwari mwabona bano bantu bakira abayobozi cyangwa se abanyacyubahiro hari umuntu mwari mwabona yambaye impenure hari umuntu mwari mwabona yambaye umukondo umwarya n'umukondo wazi cyangwa n'umukondo wazi hari umuntu wari wabona inda yayiraritse noneho bari kwambara gutya hano bagashyiraho akamayo n'agapantaro hano akaba ari inda hano ugasanga indi iri ku gasozi none mwokagira imana mwari mwabona mu birori bikomeye hari umuntu wambaye urwo rupfagasoni wari wabona gitifu w'umurenge w'akagari w'umumama yambaye mini uzamunyereke iyo myitwarire mu gikurayi dukwiriye kurebera ku bayobozi bacu baba mama bambara neza bakikwiza bagasa neza bakatuyobora basa neza none twebwe bayoborwa mwambara nabi muti kubera iki dusa nabi ugasanga turimo igihugu cyacu turacyanduza ngo abanyarwandakazi ntabwo bazi kwifata neza bari kwifata nabi ibi bintu ntabwo dukwiriye kubyemera ibi bintu dukwiriye kubihagurukira kugira ngo mu iterambere tujyamo ariko n'umuco nawe ujye mbere kandi ibi byose biri guterwa no gushaka iterambere ryihuse no gushaka ubukire butavunanye nta muntu ukira atavunitse ese ubundi bwo kuba uri umukobwa w'imyaka 20 ugashaka umusaza w'imyaka 50 ubwo urumva nta kuvunika kurimo ese ubwo wamutetaho ngo aguterure wamutetaho ngo agutamike wamutetaho ngo wamutetaho se reka debye ni ukwibarira amafaranga uyu munsi yinjiye nangahe n'ibintu byanjye naho ibyo guteta uwo musaza ntabyo arimo ibyo guteta uwo mukecuru byaramurenze rero byose ni imisaraba ahubwo umusaraba mwiza Salomo yanditse mu gitabo cya Bibiliya aravuga ngo ku isi y'abazima ngo nta kintu kinezeza ngo ariko ngo ikintu kinezeza cyane ngo ni ukwicara ukarya ibyo warushyiye unezerewe none urashaka kurya ibyo utarushyiye uvunika urumva se ibyo bintu bishoboka
urumva se ibyo bintu byakunda, urumva ibyo bintu bishoboka, ibyo bintu biragoye, ibyo bintu ntibikunda, ibyo bintu ntibyemera. Ndagira ngo nkubwire ngo nimuhaguruke banyarwanda banyarwandakazi, twongere dusubire ku rufatiro, twongere dukunde igihugu, twongere dukundane, twongere twambare imbaraga, twongere twubake kino gihugu ariko n'umuryango wacu dufite aho tuwerekeza. Nizo mpanuro narindi gutanga, nawe wumva hari ikindi waza tukakiganira, tukahurira mu biganiro tukaganira, ariko ibiganiro nk'ibi ngibi birakenewe. Mugire amahoro ya Nyagasani rero, kandi mudufashe guteza imbere ibi bikorwa byacu dukora. Murakoze cyane. Muraho neza. Uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, ubaheza ku giciro gito.